So reka tumanuke rero mu mukino twimanukira mu mukino ikipe ya Gor Mahia akadako duhere kuri APR yari mu rugo duhere ku ikipe ya APR FC yari iri mu rugo ya twabona ko favorite twahaga amahirwe gutsinda iyi match byarangiye itsinzwe hari ibitego babyita umunzenzi babyita yanyagiye ariko ikipe tsindwa kumva bifite ukuntu bifite ukuntu bisobanutse mu kuntu nyine yanyagiwe kipe yanyagiwe umuntu agutsinze kimwe bibiri bitatu bine bitanu nta shot target bira bintu babirenze nta gitego winjije mu izamu rya adversaire ntago umuntu aba yagutsinze gusa aba yakunyagiye. So reka bene dushyire hiriya foto tumaruke 11 babanjemo ku ikipe ya APR FC turebere hamwe ngo APR yabuze iki bakubiswe n'inkuba itagira amazi inkuba itagira amazi ni inkuba mu mpeshyi so mwizamu harimo Siruane umunyezamu mushya hari muri kabiro ishimwe Christian sanzwe mumenyereye ni mushya muri APR ni mushya muri ni muri iyi season ariko mu rugo ni arahamenyereye mwana arutse mu rugo ariko ni mushya muri season iyi season nshyashya. So mu mutima defense harimo Yunusu na Mamadou Zone uruhande rumwe ruriho urundi ruhande rwa kuri gatatu bwo Kagege hariho Kagege hasa ni kabiri gatatu hariho Christian noneho Sekiganda Dauda na Dao na Amani na Watara na Toge ibyo bice by'imbere byose byari ibyabo. Yes kuri benshi bafite Adolphe bafiteho Abdul bafiteho Bugingo bafiteho Fitina bafiteho Pacifique bafiteho Traoré bafiteho Haji bafiteho Kiwanuka bafiteho Fidari. Izo nizo ntwaro bari bitabaza kibonaga ko urebye nyine 11 bari nge mu kibuga wabonaga ubundi mbere na mbere iyi equipe yakinaga ihe system yakinaga system ya bane batatu mvari yali back four y'abakinyi bani nyuma hagati batatu n'imbere batatu ni bane batatu system offensive kuyinyici ibona kabisa hitubona ko rwose ibintu byabo byari biri ahantu hamwe pe. So reka tumanuka tumukimara kubona na system bakinnye Jiribe niki cyari cyo kwitega kuri iyi match niki wabonaga wari witeze kuri iyi match? Ngiye kintu nayo niteze kuri no mukino nitegaga ko iyi kipe ya APR line up twabonye kimara gusohoka narinzi ko ngewe iyi kipe iraza gutsinda hejuru y'ibitego bibiri ariko sibyo twabonye ikipe yadutengushye bitewe no kutamenyerana kw'abakinnyi ariko sinavuga ko itamenyeranye kuko yari maze iminsi 22 muri cup sinzi cyabaye kuri aba basore nibabonye ukuntu Christian yakinnye nibabonye ukuntu Maduzone yakinnye nibabonye mu kibuga hagati Sekiganda ukuntu yakinnye ni ibintu nta preferaga ko babikina nka Sekiganda Ronald yaguye hasi nk'inshuro zirenga 20 mu gice cya mbere ari naho nk'igitego cya mbere umusore w'ikipe ya Gor Mahia yaje gutsinda mu buryo bworoshye cyane Sekiganda yaguye arakomeza ariryamira umusore wa bamwita niba ari Traoré aza gutsinda igitego mu buryo bumworoheye umuzamu nawe nta kindi yari gukora nyine yari igitego nta kindi kuko defense nayo harimo utuntu two kujarajara wabonaga Yunus ntago ari guhuza neza na Maduzone nabonye muri TP Mazembe we nabonye ku mugoroba w'uyu munsi Maduzone yantengushye byahise binyereka ko atari urugero atari remplacement nziza yo kureplacer umusore bita Crema. Niba mwabibonye neza ukuntu yarari kujya kinana na Yunus ntago ari byo twaye dusanzwe tumenyereye kuri duwe ya Yunus na Crema. Acha reka tumanukire rimwe na line up ya Gor Mahia kugira ngo muze kugenda mubihuzahuza gake ingingo ku ngingo gake ingingo kuri line up ya Gor
line up ya Gor Mahia nawe ubona ko abakinnyi bari bakinishije kuri Rayon Sport. Ntekereza ko bimwe mu byatumye n'umutoza Tarebu yibeshya ko ikipe yoroshye. Harimo umuntu yarebye amafoto Harimo umuntu umwe. yarebye amashusho Yarebye amashusho yari ahari kuri match. Kuri Rayon Day Tarebu yari ahari yaricaye muri VIP. Njye naramubonye n'amaso. aje gushungera adversaire. So mwizamu harimo Brine Omendi. Daniel Sakari, Siraj Mohamed, Mike Kibwage, uriya niwe wari urimo wenyine kapiteni. Frank Odiambo, Alpha Onyango, Enoch Machaka, Jackson Duango, Patrick Esombe uyu yaciye no mu ikipe ya Kigali yandi yari ikomeye 2019 na David Okota na Paul Okoth cyane. So ngaba rero 11 bari babanje mu ikipe ya Gor Mahia, bari bafite kuri bench, bari bafite Katasi, bafite Bandi, bafite Ebenezer, bafite Juma, bafite Onyona, bafite Leslie, bafite Stanley, bafite Sharif Musa, bafite na Asifo. Ria Leslie niwe muri rokotera kure ibintu yakoreye kagege. So iyi equipe tukibona itandukanye 99% itandukanye n'ikipe yari yabanjemo ku munsi wa Rio Day, aho twabonye Rayon Sport itsinda ibitego 2-0. Turavuga ko yarushije Gor Mahia, ariko rero ndagaruka nababwiye Gor Mahia twabonye muri match ntabwo yashatse gukina. Ibyo bintu narabivuze sinzira mu byibuka. Nyuma rero turabibonye ko batashatse gukina koko. Ku mukino bakinnye kuri Rayon Sport utandukanye totally n'uwo bakinnye ku ikipe ya APRFC. So tubijyanirana nicyo ubona cyabaye muri uyu mukino kugira ngo ikipe ya APRFC itsindwe ibitego 5 byose ku busa uhereye kuri ABCD. Guhera ku mukino gitangira niho ugiye kugenda utumanukiramo bitewe nuko byumva. Nyuma turaza kuransa kwa Cedro. Ngewe uko navuga kuri version yanjye kuri iyi match, ni match wabonaga ko igitangira iri ku mpande zombi. Wabonaga ari amakipe yombi anganya bijyanye nuko EPR twatekerezaga ko yitwaye yaradushutse cyane pe. Equipe ya EPR ni imwe mu makipe dutekereza ko yitwaye neza bijyanye nuko ibintu byayo bibera mu ibanga. Buriya EPR itandukanye na Rayon, itandukanye n'andi makipe, yaraduhishe. So numukino watangiye ku isaha y'isamo yazuzuye, ni umukino waberaga hano kuri stade Amahoro ivuguruye. Numukino watangiye ubona ko amakipe yombi rwose ahagaze neza. Wareba gabari z'abakinnyi, wareba uburyo abatoza bombi barinye, abona uburyo abakinnyi bahagaze, ukabona ko ari ibintu biteye pe. Tukabona ko ari match ishimishije, iraza kugaragaramo spectacle ku mpande zombi, ariko byaje gupfuba cyangwa se guseba ku munota ubundi minota 10 divi, minota 10 ya mbere APR yakinnye pe. Ubona ko nyine ari APR nzima, ubona ko ari APR ishobora gutanga ikinyuranyo, kubera ko minota 10 uwo bita uyu kapiteni wa APR Jibril Watara yaramaze kuraramo incuro enye. Ubwo nyine bigaragaza ko bari bafite inyota y'igitego, bari kugishakisha itoroshi pe. Bavuga ati isaha n'isaha umuntu umaze kurarira incuro nkenye gutyo 5 mu minota 10, bigaragara ko naza kubona baro cyangwa se kuregeza kw'aba basore b'ikipe ya Gor Mahia ashobora kukibarya. Byaje gupfuba rero mu minota nka 20-30 nibwo ikipe ya Gor Mahia yakangutse biciye kuri uyu musore wayo kapiteni witwa Kibwage, umwe mu basore b'abahanga cyane baciye mu makipe agiye atandukanye, yarafite ishyaka riteye ubwoba. Twabonye ubundi divi ubusanzwe iyo udafite mediane ikora ebana biba byapfuye. Abadefanseri ba APR nabonye ni impfube pe. Iyi urabose iyi APR izariska kuba idafite umuntu bita Clement. Nukuri izariska kuba idafite umuntu bita Clement na Claude cyane. Wenda sinavuga ngo ruboneka cyangwa ariko Claude na n'uyu musore bita Clement izaba riska byataye. Hanyuma mwizamu mana nyaga
yayaruraga ahagana yari kubera Sedoro Irisakuya ati. niba yakiniraga kepura niba yakiniraga iki niba yakinaga volley y'iki umva yayaruraga kwa kundi barura ibiro umuzamu nawe wagize uruhare mu kuba batakaza oya ntago ari kuyate kuyate n'urundi rwego wese kumuzanye ntago ari njye umuvuzi ni njye uvuze kuyate ntago nawe kuyate we wapika ushaka kutuzanira harinda imana hano abafana ba peri twari turi kumwe nibo bambwiraga arutwa na Idrissa Kuyate biragoye da nanone nanone wigereranya ibintu bitagereranyika uyu muzamu nawe wagize uruhare urumva yagize uruhare mu kuba APR yatsinzwe ibitego 5 ni ibitego batsinzwe bari imbere y'umukuru w'igihugu akinjira byari 3 bibirahita babibatambika Imana nyagasani so gusangira ku ruhande rwanjye ni Gromaria nabonye ikomeye ni Gromaria yo kwitondera yaraje isa nkaho idushutse isa nkaho ishutse ishaka kuba yari nabizi harya ntiyaje ubundi izi features ya za match ko zizagendara byari bizi yarabashutse pe aha rero niho umutoza abarushirije undi none ngenda garuka abakinnyi ba APR ntago batoje divi ntago batoje pe urabibona yaba ambulance yaba uburyo batakazamo baro urabibona ugahita uko muri staff technique ya APR harimo ikibazo nubwo nyine biba bitagaragarira abantu neza kuba wavuga ikibazo kiri muri APR ariko muri APR harimo ikibazo pe kandi mu mitoreze kubera ko niba umuntu nka Ronald Sekigani minota 40 aba yananiwe twari tuzi ko abagande aba ari abantu bakomeye bakoze imyitozo ku manywa y'ihanga ku zuba ry'impanga abagabo ugasanga uwo bita uyu Sekiganda iminota 40 yahananiwe yashize ururimi rwabaye nka karuvate urumva ni ibintu abantu bo muri APR bagomba kwigaho uwo bita Memeri Dawo yaje acibina cenga n'ibyatsi ariko baro nyinshi ne wazitakaje ari igitego cyambabaje cya uwo bita uyu musore bita Dauda yacenze kwiyumva ko ndende nyinshi barawumwambura umuvandimwe yakubiza ishoti ariko yakubise ishoti ari kure cya gitego utavuga ngo iki ni cy'umuzamu ni iki nyine igitego cy'umukinnyi ku giti cye Sedo yatsa umupira bakijijinganya yashutse mu rucundo n'umuzamu yaramwishe so nekereza ko njye ikibazo nakibonye mu mitoreze APR ni imwe makipe afite abakinnyi beza ariko mu mitoreze birasaba ubwo biraca ku mutoza w'abazamu abanze agira ibyo aganira n'uyu muzamu wasamaga amabaro biraca ku mutoza wa fitness APR nta fitness pe APR Rubengera y'umurenge Kagame Cup yayirusha umwuka wala yayirusha umwuka ari umutoza witwa mana nyagasani ku kintu cy'umwuka sinzi umutoza muri APR sinzi nyine ngo sinzi ngo physique abahimeze ite nawe nahise ncidikanya nge simuza ariko nahise nekereza imyaka ye nawe se n'umuzungu nuko byashoboka nahise nekereza imyaka ye pe nahise niba atari muri za 20 ariko ubundi umuntu w'imyaka 70 divi aba fitness coach gute nyine nibyo biba bitangaje ikibazo nyuma tutari wakimbaza akaza gutoza abantu bashaka amanota bashaka kujya mu matsinda urumva ya CAF Champions League biragoye pe ni Nyarugenge ntibyakunda so nekereza ko ari APR rero ariko ngiye ku rundi ruhande divinge nabikunze kubera ko yagaragaje APR yariyo oya ngiye kamabwiza ukuri aho nago turi bubyumvikaneho nago APR nago tugiye kwicina tuvuye ngo ni equipe APR ni equipe nziza nago ari equipe ariko yagaragaje urwego none se urwego rw'abatoza nitwarubonye match niba wayirebaga ninde mukinyi wagendagamo hano ayaga ngiye APR ni ku ruhande ndetse ni imanuka yego je nakubeshye Tarebu naka oya ngiye APR ni ku ruhande rwa APR yego APR ikipe nziza ifite abakinnyi beza urumva wenda ikibazo cya coaching ntabwo kirakemuka neza ifite abakinnyi beza ikipe irya bitanu ifite abakinnyi beza gute nyine bibona imanuka nyine abakinnyi beza bavuga ku mazina Brazil yatsinzwe 7 idafite abakinnyi beza icyo gihe nabo harimo ikibazo muri coaching si wabibonye okay rero ariko muri coaching ntabwo biragenda neza cyane kwijana ko tubishaka kandi na Tarebu yavuze ati niba dushaka kugera kure muri CAF Champions League tugomba kwemera ko tugomba kwereka ko dufite intege nke twakosora nanjye nibyo navuze iyi niyo APR rero twabonye rero niyibwize ntabwo tuvuze ko APR ari mbi APR ni nziza sibyo APR ni nziza ariko bahuye n'ikipe ya Gromaria
navuga nziza kubarusha none se Divi nziza kubarusha Divi umva ku rwego Goromari iriho n'urwego APR iriho APR ni byari imbere bikwiye ko kubawe na- ikipe ya na- APR na ariyo Goromari gutsindwa yazize ibitego kubarusha. bitanu njyewe imaze ikibazo ko ni ku ruhande rwa APR wakibaza atsinda njyewe ni ku ruhande Eh. bibaho Byari ikipe bikwiye ishobora ko gutsindwa ikipe igatsinda ya ibitego Gor- byinshi ariyo n'urwego APR iriho ariyo gutsinda APR ibitego bitanu mu gihugu imbere y'abafana bangana kuri ikipe ya APR imbere na mbere twemere ko rega umupira ni ambulance sibyo umupira ni ambulance niba utagendanye ikipe ishobora kuza iyi APR n'ubundi ntago ari ubwa mbere yaritsinzwe na Goromari yigeze kuza kuyitsinda Goromari ya Cedro niwe ejo wabimbiraga APR irazitsindwa yari irimo bamanzitsi yari irimo bamutsinze yari ikomeye iyo APR irazitsindwa n'iyi Goromari yashonje yambaye n'amajezi yacitse yararaga hano mu marangi ikarara yitemberera irayitsinda urumva rero ni ukuvuga ngo ikintu cyose tuvuge ko Gor ishobora fizike y'umukino dore ikintu mugomba kwemera ya APR simvuga karimbi oya ngiye kamabwe reka nyamba challenge kuri icyo kintu ikintu tugomba kwemera tunorohewe ni uko umupira wo mu Rwanda uracyari hasi cyane umupira wo mu Rwanda uracyari hasi iyo Goromari nubwo turi kuvanga ibikennye ngibishonje ariko umupira bafite aka kanya umaze kuzamuka kurenza uwo mu Rwanda kandi mu by'ukuri mu myaka nk'itanu ishize 6 imyaka 7-6 kumanura gutyo Goromari nibwo iri kwiyubaka shampiyona ya Kenya nibwo iri kuzamuka kurusha iyo mu Rwanda turabizi Rayon Sport itsinda Goromari yirusha abantu bose babona ko nta gitangaza kirimo kuba Rayon Sport atsinda Goromari ariko kugeza aka kanya equipe ya APR dufata nka giant hano mu Rwanda iri gutsindwa na Goromari ibitego 5 ahubwo yongera 6 ari kwa 10 kandi APR yacu turabizi ko ari equipe nziza hano mu gihugu turayemera uzarebe nihura equipe de champion izayakore shako mana ihura n'ikipe ya Rayon Sport ikayikubita ibitego 3 ku busa arebera mu magnet reba fitness coach aramera nka wa umutoza waciye muri ya kipe navuze ngo ntabwo yarebaga neza ngo yatsinda APR reka mo propose bagiye kazana ayabonga agakore iyi APR akabereka ibintu iyi APR izabakorera iyi APR agera mu matsinda kuko ni ikipe ya gisirikare yazana umugesha umwe umugesha birabisa umuntu wabyize bro ufite lisansi umuntu wabyize ufite lisansi za CAF cyangwa yagiye kwikoza zo muri fitness coach sibyo muvandimwe n'abajyanye kwikoza abajyanye kwikoza bajya kurasa babonye nimugoroba bajyane kwikoza so rero ngewe ikintu navuga Divi APR ntabwo ari ikipe mbi ariko ikeneye physique njye ntekereza ko umukinnyi ku mukinnyi APR ni ikipe nziza ifite abakinnyi beza ariko nyine ikipe umuntu udafite umwuka wakina gute niyo uzarebe noneho niba bigiye guhinduka niba ntekereza ko abayobozi nabo babibonye uzarebe amakipe Nyarugenge ibitego azabirya ariko aba bakinnyi rega muri Kenya barakora imyitozo kabiri ku APR twikora rimwe APR irakora rimwe muri iyi minsi irakora imyitozo rimwe uretse urebe ubu ntekereza ko abayobozi nabo babibonye babonye aho imbaraga nkeya ziri hari byinshi bigomba gukosoka gusa ku giti cyanjye APR abafana ba APR bihangane urwego rwa equipe yabo twarubonye sibyo match imwenda ntago ariyo twavuga ngo tubonye urwego rwa equipe cyane ariko intangiriro za equipe twazibonye ntekereza ko kano kanya uganiriye n'abafana ba APR mu mutwe ukuntu bari gutekereza bana bikomye umuzamu bikomye abakinnyi baguze ariko ngewe abafana ba APR mbamari mu ngenge APR izabikora kubera ko nibona umutoza wa physique ntekereza ko mu kibuga abakinnyi bakinnye pe ariko wabonaga gutakaza baro kubera ko ambulance ni nkeya wabonaga ko imikaya ntago irarambuka wabonaga ko barasa nk'abananiwe gutakaza baro ba Memeri Dao ba Dauda wabonaga ko baro basekigana wabonaga ko baro bazitakaza so ni habaho kuganirizwa hanyuma bagakora physique iri international physique igezweho ya travail nge mbona ko APR izabikora nubwo yatakaje amahirwe aragenda agabanuka yo kuba yakwegukana iri rushanwa kubera ko iyo bamaze gutakaza ikipe wenda byari kurutwa bakananganya ariko iyo bamaze gutakaza nyine hari ikintu cyo cyavuye kuri ku musaruro wari kuzagira so ntekereza ko APR n'ubuyobozi bwayo ni umwanya wo kwiga bakisuzuma bakareba ese hakenewe iki kurusha ikindi bakibwiza ukuri kubera ko ibitego bitanu ni byinshi Divi akanya ntago najyaho ngo
nshuke abafana ba APR ngo APR ni iki ngo yabikoze ngo ni amahirwe ngo ntago ari amahirwe make iyo aba ari amahirwe make twari kubona 2-1 cyane ariko uzko nta shot bigeze ikipe ya Gromari yagize shot on target 7 ikipe ya APR ifite ebyiri zo muri mita ibe naho bagerageje zo muri mita yambe bagerageje so njya APR ariya twabonye shot on target zingaye muri finale ya World Cup kuri Argentine ni hatari sawa rero ngiye ku ruhande rwanjye ukuntu mbyumva kugira ngo na Cedra tubwire ngewe mbona iyi APR twarabivuze yego yaguze neza nibyo yaguze abakinnyi beza ndabyemera se ntababaga ngomba kwitambikamo kugira ngo nibutse Thierry ko ahari twabonye ikipe ya APR yakoze recruitment nziza igura abakinnyi twabonye profile zabo tubona ko ari abakinnyi beza banza nazira profile bazifakinga ntago ndabimenya oya hora bari video market oya profile zari ariko kuri transfer market benshi bari bafiteho profile nziza zigaragara neza nekereza ko baguze profile nziza nibyo aho dukeneye ni ukureba ngo abatoza babyaza umusaruro za profile baguze cyangwa abakinnyi baguze ese Tareb kuko afite ubushobozi bwo gufata equipe akayishyira ku rwego rwiza fitness coach tubonye uri kurebera mu marinette ajyanga arasinziriye kweri uri ikintu azafasha equipe ya APRFC biragoye cyanyeretse ko na Vitaro yatsinda APR hari igihe twabivuzeho hano turabangwa bamwe mu batoza bazagenda mbere harimo n'uwa APR kandi koko niko biri kugenda bica amarenga ayo mutoza hajye umukino wa kabiri barakurikizaho Vipers utazi gusoma n'ukuri rero umutoza utazi gusoma nyine aha niho abahagaragaye urumva niho abahagaragaye imbaraga z'abatoza umutoza we yaraje sibyo araza nyine agira n'Imana abona match ya Gicuti aravuga atangaha niho ubwenge bwanjye bugiye gukorera ikipe arazishuka nekereza ko Divi natwe rega ntabwo twatekerezaga ko Gromaria hari ikindi itekereza nese Divi wowe wigeze wowe mbere ya match sibyo watekerezaga ko Gromaria yatsinda APR ibitego 5 kupfa kubitekereza biragoye bijyanye na match twabonye nubwo natekerezaga ko goro yatsinda none se kano kanya tujye dufate tuvuge ngo Rayon Sport ngira komeye cyane kurusha APR oya ntabwo wajyaho ngo ubivuge ariko nyine urumva ni ubwenge bw'abatoza umutoza wa APR nta shamana arakurikiza Vipers umugande nta mutandika umutoza ariruka ocukuma baramwica nabonye bagenda cyane numero kotira ko so ngewe ariko cukuma n'ubundi ntabwo ari umukinnyi ubwo nibaze impamvu equipe ya APRFC yamurekuye sinzi impamvu yamurekuye ko cukuma ya polisi sinzi impamvu polisi yarekuye cukuma ngo ncukomeku wa musore yarabirigitaga yari afite ikintu cyitwa imbaraga z'umubiri yari umukinnyi mwiza muri polisi so rero kwisanga muri Vipers ni ibintu bisanzwe kuba yagenda agakina no Nigeria bisanzwe ariko cyese nka barabanda Hero Derrick nibo bari iwabo Karisa Milton ariko tuvugishije ukuri iyi APR twabonye yatanze ubutumwa match yarangiye abayobozi ba APRFC mwaniganye ijambo Divine tukurigana ijambo ndi kuribwa ari tukurigana ijambo cyaturi ngarashaka kubaga induru zikavuga ngaho reka ngiye nkuranse ngendaza nyuma ubundi nashaka nikora conclusion naravuga ndi kuribwa cyane ntabwo turi buribwe uyu munsi ni ku mikino yabaye tubwire shaka nyine abantu baza tukibwiza ukuri ariko mbere kumanuka muri version yawe bashobora no kuduhamagara ku murongo wa telefone akadi ibitekerezo byabo bamange kuri 0782 37 cyangwa se bagamagara kuri 0782 57 nibyo umuntu duhamagara turamwakira cyangwa se bandike muri comment bandi ibitekerezo byabo nabyo tugenda twicishamo amaso ubitekerezo cyo kandi cyangabo Maurice nshaka umuntu witwa Janvier ari he Muta Janvier Janvier mushuti wacu nawe naze yigaragaze bakeve baze tubabone batinye umunsi namubona yoroshe sego yagahenda kabisa muze tuganire mutubwire uko mubyumva turabakira Cedro twamanuka iwawe rwose nibaze twibwiza ukuri turebe ese APR byapfiriye ese ngewe mbere na mbere ntabwo turibuze kwemera ngo recruitment ngo byagenze neza iki
ntabwo turi buze kumvikana kuri urwo ruhande. Reka wenda teke guhera aho ngaho, ahubwo tubanze turebe ese adversaire bakinaga we yari adversaire wari umeze gute. Tuhere kuri match bakinye na Rayon Sport. Yari match twavugiye hanga turavuga ngo Gor Mahia ije muri ceremony yateguwe na Rayon Sport. Rayon Sport yateguye event itegura n'igikombe cy'iyo ceremony. Niyo yakiguriye mu isoko irakizana. Ikizana kuri match ngo baze bagikinire. Nta muterankunga nta muntu wateguye iryo rushanwa, ni Rayon Sport bwayo. Niyo nyiri birori. Rayon Day ni event yo kugira ngo tumurikiremo abafana, abakunzi ba Rayon Sport, tubereke uko Rayon Sport izabimeze mu mwaka utaha w'imikino. Dushyiremo amaye. Iyo tuzanye equipe adverse ngo duhure, iba ari match itarimo competitive cyane, iba ari match itarimo ihangana ngo mwereke uburyo ndi ikipe gihangange, mwereke uburyo nyine mwereke za mbaraga zanjye zose, aho mfite imbaraga hose ngo makwereke. Ni Gor yaje gukina nkuko twabibonye, ni Kibwaga ruri mu kibuga wenyine. Kuba yari mu kibuga wenyine bivuga ngo yari match umutoza Charles Okoth yoroheje cyane. Yavuga ngo tugiye gukina n'ubundi Rayon Sport n'umunsi wayo dukine gusa, just ni umukino wango dukine, kuko event n'ubundi yagomba gusozwa na game. Nituze dukine match irangire twabatsinda badutsinda, simple normal, ni ibintu bisanzwe, nta kintu cyo kureba kidasanzwe. Ntago ari match bazanye imbaraga n'impamvu zo gutsinda iyo game. Baje bose mu mitwe yabo, n'umutoza mu mutwe we atekereza Sekafa Kagame Cup niyo ngiye kugaragarizamo. Abakinyi benshi b'inkingi za mwamba yakoresheje atwara championnat bose bashyira bench. Araza muvandimwe wanjye aza kuri match ngarebe weakness adversaire. Okay, tuvaho ngaho tujye kuri match ya nimugoroba twarebaga. Match ya nimugoroba ukireba uburyo yari nye equipe yagerageje gushyiramo amayirimo mashasha, yagerageje gushyiramo uwo Mamadou Zone, ashyiramo uwo Aman Michel, ashyiramo umuzamu Sirwane. Kubarinya bose ari bashyashya, ngiye mbona arimo nikosa ku ruhande rw'umutoza Taleb, harimo ikosa kubera ko umukinnyi twadukeneye amanota atangirana irushanwa atatu twa tuyakeneye kwita mbanzamo izo Herman zose nkazishyira mu kibuga zitaramenyerana na groupe. Ntabwo tugiye tubona umwanya wo gukina mu match amical n'abadversaire bakomeye ngo tuvuge ngo nakinye wenda na Police FC, nakinye na AS Kigali, mfite match amical zirenga imwe ebyiri nakinye. Aba bakinyi ndabazi, ni match imwe bagiye gukina bafite match imwe mu kuguru y'intare, izindi ni imyitozo. Twari tubazi mu myitozo ngo si hari ahantu ho kubapimira ngo tuvuge ngo bari kuri Karibano no uyu munsi gukina kuri ratara, kuri la pressure y'umufana imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'abafande, yari pressure ikomeye cyane. Ababanzamo afatiyo risk. Duhere ahantu hose tujye tugenda ku step by step. Defense ubwayo yari defense ubona ni nk'imoso gusa, ni nk'abantu bagendera ku murongo umwe. Defense niba ari abantu baringaniye bateganye uko bari babiri, ni Yunusu ni Mamadou Zone, wabonaga bose basa nkaho bari ku murongo umwe, bose basa nkaho nta muri deri. Defense idafite muri deri, idafite ngo genda garuka iyangaje muri dueli, marka umukinnyi ni wowe ugiye gukuraho baro ya mbere, ngiyewe ndagukorera couverture, ndasigara nkuraho nkupa baro ya nyuma. Nta muntu n'umwe wavuganaga n'undi mu kibuga. Yari Mamadou Zone ugiye gukina na Yunusu bwa mbere, ni duo tugiye kubona bwa mbere, ni partnership igiye kubaho bwa mbere. Buriya defense iyo ihindutse mbere na mbere bigomba kubanza bikaba affecta na groupe muri rusange. Duo defensive uzareba ama equipe akomeye yose ku isi Burayi ntago apfa guhindura duo defensive. Equipe de France mu gikombe cy'isi yahinduye defense yabo, yarahindutse, havuyemo William Saliba, hinjiramo Maxence Lacroix. Equipe tubona ko ibaye chambarde, habuze umuntu uri buyobora undi. Ni Dayot utari buze kubwira Maxence ati genda, Maxence nawe utari buvuge, irahindutse. Yari Yunus tuvango si Yunus mvuga ko yabaye mwiza kubera ko yarafite umuntu witwa Clement umuri hafi, niwe wamugize mwiza. Buriya hari abakinnyi batuma hari umukinnyi muri defense, tugira umukinnyi twita nimero 4 nimero 5, ako nimero 5 abameze ate, abari nka patro, niwe ukuyobora, niwe ukuridinga. Defense ya peri y'umunsi twe twabuze nimero 5 nimero 4 ninde, habuze umuntu uyobora undi, habuze umuntu utuma undi aba mwiza.
Clement tumaga Yunus wa mwiza yaragiye ni Yunus twabonye usanzwe yego ni Yunus wenda twagerageje kubona wenda agira icyo akora umupira agiye akuraho nabyo ubona ko bitari biri grave cyane gusa twabonye defense irimo sambaratika ishambarde nyine idahari tujye ku balaterale duhere kwa kuri kote kuri gatatu ahavuye Claude akaza Christian hariya ngiye kintu nemera muri abakinnyi babiri bombi na mahirima meza uyu munsi mu Rwanda dufite gatatu uyu munsi tubaze gatatu beza dufite uyu munsi mu Rwanda twavuga Christian twavuga Claude ikintu gikomeye ubona ko yatangaga muri APR uyu munsi turi kuruzinga twanabuze rino joro muri equipe ya APR twabuze contribution défensive twabuze ya agressivité ya combatif kwa guhangana mpaka ku munota wa nyuma umuntu witwa Claude yagiraga. Claude ni umuntu wazaga gufasha defense bango twazamutse muri ma overlap ariko twanagarutse gufasha ya back four ariko Christian Karite afite n'umuntu mwiza offensively niwe mukinnyi yego umulaterale moderne contribute mu buryo bwa offensive nyama twayitobora ama centre nubwo ya ama centre duce atagerayo ariko yagejeje nyine kuzamuka ngakora ama centre nubwo gusa defensivement niyo mpamvu ubona umuntu akumbagurika defensivement si mwiza agaruka arebana na adversaire face to face ngaruka ndimo ndakudefanda nimwe mu bakinnyi bari weak bya hatari ntago kiyo tubona afasha back four inyuma ngabe bafasha nicyo kintu Claude aberaho mubi Claude defensively ntagabaho Claude defensively muri kino gihugu cy'u Rwanda kudefanda kwa Claude nk'umulaterale nagasanzwe n'ikintu namukundira yari captain izo mbaraga za captain ya kwa kuvuga kwa captain nyine ni equipe ya Gor Mahia imipira yabo myinshi yacaga ku mande guca ku mande bango niyo hantu tubona hari niyo côté faible turi kubona reka tunyure kwa ba Christian reka rero tunyura reka tunyurire kwa ba Kagege reka rero twinyurira nabakinnwa nako bari yego bari bugwe contribution mu buryo bwo kusatira ko nabyo nako bitagite bitanga ariko mu buryo bwo kugarira pauvre bari hasi cyane mediane yari mediane irimo Dauda irimo uwo Merdao irimo ndetse na Ronald Sekiganda ni mediane yajemo twabuze role y'umuntu witwa playmaker koriki playmaker tuvuga inshuro nyinshi hano playmaker nyine ni playmaker akora umunyine niyo muntu ukora umukino niyo muntu clear tempo niyo muntu utuma equipe muri rusange imuvinga Merdao wamaze kwitakariza icyizere utagikina utakibona playing time yari Merdao twabuzira sezo byananiye ku buryo bench ageze aho arayakira ku buryo hari geraho bench ukayakira ku buryo kujya mu kibuga uba desi utungurwa no kubugiye mu kibuga yari Merdao twongeye kubona umeze nk'umukinnyi mushyashya wa APR kubera ko iki ntiyakinaga totally yari umuntu udakina kumurira yingiraho ngo agiye kuntwara agiye ko playmaker cyari ikibazo gikomeye cyane ni Merdao twabuze totally twabuze role y'umuplaymaker twabuze mu playmaker mu kibuga twabibuze burundu ikindi bakinaga mu kibuga bakinaga mu amahoro bura ni kibuga kinyerera bura kuko ni kibuga gihora maintenance yayo ni maintenance ihoraho bahora bacyufira bahora bagimenamo amazi ni ikibuga gifite ubwatsi buri hybride buvanze na tapi cyo kibuga gisaba ko muza kuhakinira mufite na godi ubwazo zifite ubushobozi bwo kuba zitari buze kunyerera zifite amenya ashinga mu bwatsi kubyahagarara abakinnyi benshi bonaga ko barakora kuri baro akayitakaza akayitanyerera n'umuzamu igitego cya kabiri yatsinzwe yari yabanje kunyerera wana ko nyine ni ibintu wana ko bitateguwe offensively no muri rusange yari uwo Aman Michel yari Jibril Watara ndetse na Mertogui niyo barere kwataka twabuze atake y'umuntu witwa Mertogui twamubuze neza n'umukinnyi muremure ufite izo gabari imbaraga z'umubiri ushobora na defenseur tukavuga ngo baro ku mitwe twabonye appearance yawe twabonye amatapu yawe twabonye uhagarara ahantu bakwiye kuhagarara ku buryo baransa umupira ukaburiyo ibyo byose twabibuze bafashe umukinnyi mushyira mu kabox barafunga bashyira ingufuri barabika Mertogui twamubuze ku buryo twavuga ngo Togu yakinnye barimo bakina ari 10 bimeze bite tukaba tubona ni captain
Ouattara arimo kugerageza gukora izo attempt yagerageje yaraririye bamukuyemo niyo twabonye cyane equipe ya APR muri rusange dukoze overall yari equipe pauvre ahantu hose yari equipe ubona wagira ngo bamaze nk'umwaka badahura twahuriye kuri stade ni wo Yunusu uvuye Nyamirambo wari umaze nk'amezi 6 adakina ahuye na Mamadou Zone ni umuzamu w'Ivire Zimbabwe utakinaga ni equipe muri rusange ntiyari itoje totally ntabwo wagira ngo ntihabonye umwanya wo guhura ngo bakine borganize bakore tactical bige ikibuga bavuge ngo adversaire akina gutya dukina gutya natwe dukwiye gushyira imbaraga hano hantu ni equipe muri rusange yari iri hasi APR FC umunyarwanda dukurikiye uyu munsi yari APR iri hasi nyuma yo hasi twabuze ikintu na kimwe ingingo nimwe yarengera APR FC twayishatse turayibura umuntu ufite uyu munsi ayizanye kuri table avuga ngo uyu munsi kina APR ngo ninjoro yakoze ni iki ngiki kiri positive nta kintu na kimwe kiri positive bakoze ntabwo bigeze badefanda neza nibyize bataka neza mediane cyari ikiraro niho banyuraga inguni zabo abaraterale pauvre na muntu numwe twabonye wakoze ibyo ubwabyo bikahita naho bijya ku mutwe w'umuntu witwa Taleb n'abantu bafatanya staff muri rusange niba ufite uri umutoza uri umutwe w'ikipe nufite ubushobozi bwari nyekipe yawe ku buryo bango iyi ekipe ndayizeye ko nyizeye kuri ambulance nkuko Thierry yabivuze nyizeye ku mwuka w'abakinyi kuko yari itoje irakina ndayizi neza bari buze kunkorera iminota 45-90 bakibasha kugenda abakinyi narinye mu kibuga ndabizi neza ko nibo bakinyi beza mfite uyu munsi ngiye gushora mu kibuga ari buze ko mu musaruro ekipe muri rusange yari naniwe bageze iminota 30 mbona ba Christian habyabaye amashishi barushye bapfuye bashize nibaza se equipe bimeze bite ubona ko ifite ikibazo mu mitoreze nanjye nase nyibona nari kora comment ku mutoza Taleb ngo mumenye ngo tuvuge ngo uyu mutoza uhora ushyirwa mu majwi mu bafana mutoza equipe yacu nagitoje equipe yacu ifite ibibazo bimeze bite equipe ya APR mu mitoreze harimo ikibazo gikomeye cyane sinzonarinya sinzondi bushyiremo akora approach kabutona ko nyine ahise yibeshya agikora approach ahita yibeshya pe kuryo nyine tubibona kabisa hano hantu wibeshye kabisa n'equipe ya APR ubona ko yego haracyari garuriro ntago tuvumye ntago dukarabye ngo tuve ngo birarangiye equipe ya APR irarangiye haracyari garuriro gusa mu mitoreze structure y'umutoza ubona ko ibintu atoza haracyarimo ikibazo kwe kwicara bakagira icyo babikoraho mu maguru mashya staff muri rusange akayica igikorwa iyo fitness coaching ubona ko nyine haracyarimo ikibazo equipe ya APR muri rusange yari wase bagize possession ya 43 kuri 57 muri second half possession ya 44 muri first half ni possession iraho iri simple nibigeze bagera no kuri 50 mwatsiye nibayigezemo bivuga ubwira iki umuntu utagize possession ya 50 bivuga ngo niyakinnye n'umupira twabonaga baro zose turnovers baro zose muzitakaza amakosa yagiye abaho wenda ibitego 5 byatsinzwe mu izamu rya APR ntago turibuze kubishingira umuzamu byose oya ahubwo turavuga ngo icya gatanu yakigizemo uruhare bine bya mbere wenda wabonaga ko haramo amakosa ya defense ndaranse umupira surface mu rakahita akora igitego kikajyamo muri hehe wo kukupa iyo mipira defense idafite umuyobozi idafite umuntu uri buhamagara undi atigenda kupa gira gutya zamuka defense iri pauvre twabonye ikipe Man City itsinda yigeze gutsinda ikipe Guardiola yigeze gutsinda ikipe ya Watford ayitsinda ibitego 7 baramubwira ngo muri interview baramubwira ngo twabonye utsinda ibitego 3-4 tuntu ufite inyote yo gukina tuntu ufite imbaraga tuntu wagira ngo nubusa kubusa kubera iki aravuga ngo yo nshaka gutsinda adversaire ndamutsinda ku buryo mwereka ahantu hose ababara mwereka ibihanga mwereka ahantu hose atari ikintu niko ngiye mutsinda equipe ya APR iri joro bayambuye ubusa bayishyira ku kabarore bayabwira ngo ufite ikibazo defense ufite ikibazo muri mediane ufite ikibazo mu bohinga wawe ufite ikibazo muri attack ahantu hose hari ikibazo niyo mpamvu mwabonye ibitego bimwe kimwe 2 3 4 5 ngaruke ku kindi kintu
si kenshi tuzabona umukuru w'igihugu na bwetseri nijoro ndavuga ngo si kenshi tuzabona umukuru w'igihugu yitabira umukino nk'uyu nguyu umukino w'umupira w'amaguru twese tukunda kubona umukino w'amaboko yibereye muri arena si kenshi tuzabona umukuru w'igihugu aza ku mukino kuri match ya football si kenshi mu nshingano nyinshi yigirira umukuru w'igihugu igihugu cyubakira ku mutwe wawe inshingano ziba ari nyinshi bihangayikishije igihugu ni byinshi afashe umwanya aje muri stade ubwabyo sinumva uburyo nyine hari iyo spirit mugira umukuru w'igihugu ari muri stade iyo spirit twayibuze mu kibuga iyo combativity ko guhangana twakubuze mu kibuga imbere y'umukuru w'igihugu ujemo harimo 2 3 4 5 yabihiwe ku buryo kumbwira ngo hari impamvu izongera kumugarura kuri stade biragoye n'irushanwa ubwaryo tukwiye kujya gukina twumva uburemere bwaryo ni Sekafa Kagame Cup ni irushanwa riterwa inkunga n'umukuru w'igihugu ararifinansa ijana kuri indi ni uritera inkunga ubwabyo mujya gukina mwumva uburemere bw'icyo kintu afande yakoze ibishoboka byose CDS atumira abafana aratubwira ngo ngo twabaguriye intwaro izo ntwaro uyu munsi ijoro twabonye urwego ngewe ndahita nsubira kuri side yawe wavuze ngo ikipe ya PL ngo akoze recruitment nziza wakoze niye wakuye umukinyi muri Simba wari inyenyeri se wakuye umukinyi muri Yanga wari umaze gutwara Yanga niwe waruzanye wakuye umukinyi muri Cameroon wenda uvuga ngo akoze imyaka 2 run 1 2 imyaka 2 on top level on high level dufashe umukinyi turebege statistika z'umwaka umwe nguyu mukinyi ngo ni nyenyeri ngagiye kuzanga ariko nyine ni nyenyeri kubera ko yabikoze muri yo sezo yewe no abantu bibeshya bamukuye muri stade Marie yageze mu matsinda twibeshya ku kintu kivango dutandukanye ibintu bibiri hari class ari na form cyo kugira forme y'umwaka umwe next season bikanga ariko class nagihinduka class ni ba Messi n'urugero ndwaye class n'abakinyi tuvuga ngo arakora rani imyaka 1 2 3 4 akiri kuri top level kuko ni class si forme twebwe rero agiye tugura forme tukibeshya ko zigiye gutanga umusaruro kandi si class tuguze forme oya apel yaguze abakinnyi beza Cedro ngiye cyangwa tucyumvikana apel yaguze beza ahubwo ikibazo bari kuvuga ngo 11 n'aba kapiteni nibamuguze kapiteni wa Mazembe igura kapiteni wa Stade Marie yagiye mu matsinda kapiteni ngiye nashaka kubwira ngo fata uwo mukinnyi umuzane mu myaka 2 3 utaraza muri apel umugire ngo yari umukinnyi ufite profile imeze gutya wenda Sedo ahandi hantu ngiye nabonye kuri APR byapfiriye bashaka batekereze ko n'ibisoko ritarangira bashaka batekereze hagati mu kibuga ndetse n'abataka kubera ko ikipe ya APR warabibonye ko ku kijyanye no kugumana baro ibyo bintu byo ntago bishoboka pe ntago bishoboka hari abari abakinnyi bose bari barimo Ruboneka arabarusha kugumana baro hari anabonye icyo cyane kuva mbere kugeza kwa gatanu Ruboneka wasubona ko hari mu kibuga hagati aragikenewemo urumva nawe nuko yazanye ibintu byo kugorana ariko Ruboneka aragikenewemo hari hagati ntekereza ko bamugarura bishoboka Mediane yarimbi na Korodere garacyahari babagarura bagakina kuba wagira Sedo kuba wagira Christian na Korode ku mwanya umwe nta kibazo ntekereza ko nta kibazo ahubwo bakarekura Hakim ubwo sinzi ariko ntekereza ko bino bintu biraza kugira icyo bihindura muri APR pe kubera ko APR kumva ngo niyo yaba ari umukino waje tukumva ngo APR yatsinzwe ibitego 5 ugahita ureba biji koresha ugahita ureba nyine naho ikomoka APR itandukanye na Rayon cyane pe urumva giba yashoye ni byinshi rero ntekereza ko kino ikintu cyabayeho hari icyo biraza guhindura nje ntabwo nkarabye abakinnyi ntabwo mbakarabye burundu ngo na byarangiye ndababonye ni mumbonye oya ntabwo mbakarabye burundu gusa ntabwo nge nemeranya na Divine uvuga ko equipe ya APR yaguze neza yaguze nge equipe ya APR yaguze neza ariko ikibazo kiri muri coaching staff ariko nge bose ari ikibazo Divine urumva tutagiye muri coaching staff ni umukinnyi umwe nabonye nkahita nkara umuzamu nibigurire Kwizera Olivier Arifi Agent bamugure umuzamu nakarabye nta kintu kirimo ameze nka Mahoro Iva nta kintu kirimo oya nge abakinnyi ba APR yaguze kugeza isaha ntago mba judginga ntago turabona umutozo bakoresha ibyaka abakoresha urumva ikibazo kikuri Tarebu umunebwe kayiko mbivuga Tarebu nayo ukoresha abakinnyi be umutozo umwungirije bari gufatanya gutoza equipe
nta wagira ntahari, umutoza wa fitness wagira ngo ntahari, mbese equipe wagira ngo nta coaching staff ifite. So ngendekeza ko ikibazo rero ntago kiri mu bakinnyi cyangwa ngo kiri muri ahandi hantu twagishakira, tugishakire muri coaching staff. Ibyo biri ku mutwe wabo cyane, biri ku mutwe, ibi byose ku mutwe wa Tarebu, ari baza hano hari ibitekerezo byinshi. So je ntabwo nkundi singize mba convaincre ijana ku ijana ya recruitment. Reka tunyure ku ibitekerezo. Hano hari uwitwa Leo Davis ati good morning Damke, hari ikintu abafana ndetse n'ubuyobozi bwa APR bibeshyeho mu Rwanda, ugasanga ariyo ifite buri nimero ya mbere kuri buri mwanya, atari uko shampiyona yacu ikomeye. Ariko nibyo umutoza wa APR ameze arutwa nuko abakinnyi bakitozwe ni kapiteni akajya apanga equipe maye nkawe yimirirora. Gusa umutoza icyo ndi kubona nuko atazasoza iyi mikino, ahubwo umuntu urangira abatoza APR nabashakira Dere Amuruci niwe mbona wayigarura ku murongo. Iyo nguyu yari Leo APR yakoze ikosa ryo Leo Davis. Uwitwa Manirankunda Jean Claude ati APR nitoje pe ariko afande Mugisha kuko nta mupira azi. Satse kuvuga nta mupira nyine hari kuvuga nta mupira azi ntiyabibona, ariko ikibazo n'umutoza ariko bavandi Tarebu ni mushya. Reka Tarebu nta gishya pe, uriye niwe Tarebu wanyawe, ariko ngo abakinnyi ntibamenyeranye. Umuntu wirukanya diri yarahimutse cyane yarakushije. Manirankunda Jean Claude none arongera arandika ati ariko nibyo azahoramo, mwibuke champion ishize yarangiye arira impamvu zitandukanye, ariko kuko abwira abayobozi butazi umupira amaye. APR FC irakomeye nuko nta mwarimu ifite. Cedro uryo uvuga ikibazo aho kiri. Uryo uvuga ikibazo aho kiri. Ikibazo aho kiri. Cyo mu mitoreze. So Manirankunda Jean Claude arongera aranditse ati ntukabeshye natwe tuzi umupira abakinnyi APR FC ifite si babi, ahubwo ni Tarebu mubi. Nabivuze ati Tarebu rwose nta. Leo Davis aragarutse aranditse ati APR ikwiriye kuva ku bintu byo kugura CV ikiga kugura impano cyane. So mwakoze kubitekerezo byanyu, rero turakomeje, turacyari kumwe namwe hano, mukomeze mu ibitekerezo byanyu n'ingenzi. Mwibuka gukora subscribe, dushaka kuzuza 10,000 tumeze neza cyane. Umurongo wa telefone turacyahari, abahari mwaduhamagara, aba Davis baduhamagare tuganire baduhamagare tuganire, abangaba ba Manirankunda nimuduhamagare tuganire, nimero yacu irangaho kuri ekara yanyu, nimuduhamagare tuganire abanyarwanda bumve ikipe ya APR. Uyu munsi nukubwizanya ukuri kabisa, nukubwizanya ukuri tukareba ise byagenda bite, kubera ko byaba ari ikibazo APR yamutsiriye 5 ejo Rayon Sport ikarya 3. Urumva amakipe yo mu Rwanda yaba nyine akomeje kugaragaza isura mbi. Kandi niba twifata tukirwa twidoga ngo shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda iri kuzamuka, iri gutera imbere, turi kugura abanyamahanga, hanyuma ikipe zikaza zanabyoroheje zikadutambika 5, urumva ni hatari. Nimuze rero tuganire turebe ese niki cyakorwa. Abafana ba APR by'umwihariko nimuze, hanyuma n'abareyo nibaze tuganire. Ese mwebwe k'inkoni ikubise mu cyebo irenze urugo, biraza kwa bigenda bite kuri iki cyumweru? Namwe mufite akazi katoroshye, ubwo nimuze tuganire kabisa. Umurongo wacu wa telefone ibitekerezo byanyu turagenda tubicishamo amaso 5 kuri 5 hano kuri Damke ni igicumbi cy'imikino, ubwo n'imikino yose yari ya Sekafa turaza kugenda tuyibanamo cyane, turayibagezaho 5 kuri 5. Ubwo TV abantu nibaze kabisa. Ubwo dushimira abahabaye, abo twabanye, abanditse, abadukurikiye biturije. Ubwo nyine reka dukomeze kubifuriza kugubwa neza cyane, ni weekend. Ubwo ntitwakomeza twirukanka cyane. Nyuma y'uyu mukino Tarebu yanatangaje cyane. Tangaje ko impamvu batsinzwe batigeze bitegura Sekafa neza, nkibaza ngo ikipe yari maze iminsi 22 igatsindwa n'ikipe imaze iminsi 11. Kandi ejo bundi yaravugaga ko atatashye, ntago yegeze atangwa yateguraga Sekafa. None si kibazo niba yaravuze ko atatashye gutegura Sekafa, Tarebu akajya agasaba imikino gishuta, agasaba Intare, sinzi niba ariko ari wayisabye cyangwa niba ariko bamubwiye ko atemeye gukina n'equipe. Ariko mwajyaga mubona uwo bita Diri kuntu yajyanaga n'umukino
Adiri yari Adiri yanagiraga n'igitsure yagiraga igitsure ku bakinnyi cyane ari ibintu biteye n'agahinda abantu benshi bapostinze ngo uyu muzamu ari kunkumbuza ishimwe ntabwo nagize umwanya ngo kwitegura sekafu umuntu wishimye umuntu uhiriye mu nzu ngo ntaburi yapfunda imitwe nawe nyine ari gushaka impamvu zo kwirakura so rero match yarangiye bajya muri press conference nk'ibisanzwe press conference yamaze iminota 20 irengaho gato iyo minota 20 yose yashize afande CDS ahagaze ku muryango wo habera press conference ategereje adi Taleb ategereje Taleb ati ngwino tugiye kuganira ibintu byose muri kuvuga mu bivuga turi mu biganiro bigomba gusubirwamo bigomba gusubirwamo no mutozo ugenda ni inama yamaze umwanya kuko byagize saa 6 n'igice z'ijoro n'abakinnyi bakirimo si cyabo bari bataha bataha bajya he kwari inama y'injyana muntu batashye n'amaguru gute twebwe ibitego bitanu imbere y'umukuru w'igihugu ikiganza imbere y'umukuru w'igihugu n'abafande ari ikipe wenda ari Rayon Sport byakumvikana wenda iyo nama ari bumare nk'isaha imwe cyangwa iminota 30 ariko ikipe ya APRFC iterwa nako ikipe y'ingabo z'igihugu gutsindwa ibitego bitanu igatsindwa na Gomari barashoye amafaranga menshi muri recruitment ngo bazanye intwaro zikomeye ugatsindwa bira ibitego bitanu nta no gutsinda b'igitego kimwe yaduhamagaye afande bafana muzaze kipe yaguze neza baramanuye akabare abafana bari hagataho niyo bihangana basi mbere y'umukuru w'igihugu bari ko yabigenda rani ariko nibyo birari byiza cyane nje ntabwo nanabirwaye babintu ngenda nabishyikiye ihangana hagati y'amakipe yombi kuza gufana adversaire ntabwo nushaka kubona umufana wa Simba ari gufana Yanga yaje gufana Yanga bihagarara igihugu kirazira ntibibaho ntago bibaho nago abafana babikora wahuye niyo kipe muhanganye rero abafana ba Rayon Sport bari bishimye bya n'abafana ba Gor Mahia bakinyi ba Gor Mahia basoje match bahita baza kubashimira timwakoze ariko dese Divine ntago mutubwiye ubwiza bwa Gor ubwiza bwa Gor uzamubona reka twakira umukunzi wacu hano cyane mu buryo bwa action finale action bagiye bakora babayibeza cyane nese nk'umukinnyi wabonye umukinnyi witwa Leslie ngira ngo wamubonye Leslie mukunzi ya Bipaga nta muntu ayisagenda beza cyane okay Nigeria arongera hamagaye ka tubanze tumutwekezo cye Damke TV mwaramutse neza yego uravugana na Divine turi muri Disport igitekerezo cyawe watubwira amazina naho uherereye Namira nkunda Jean Claude APRFC yego ni APR mu Bigogwe karere ka Nyabihu yego Jean Claude igitekerezo cyanjye rwose ubuyobozi bwa APR rwose burebe mwarimu muzima kuko ikipe APR ubona ko ni ikipe nziza ariko kuko nta mwarimu ifite niho usanga hari ikibazo kubera ko twakomeje kumva amahitaziyo ya Taleb umwaka ushize usanga ikibazo atanga impamvu zitabaho ntibamenyeranye se ikipe imaze iminsi 32 iri mu myitozo ukaba utabamenyereza none abarimenyereza ni ikibazo gikomeye niba waba uri kumwe ikipe yamara iminsi 32 uri mu myitozo ariko yakina match ugasanga mwarimu ati nimenyeranye twabibonye umwaka ushize twebwe twanacitse ku kibuga kubera Taleb ntabwo twemeranya na Cedro twembi ntabwo mumeranya na Cedro nanjye Cedro sinemeranya nawe rwose nje ntabwo ari ngo twemeranye namukurikiranye kuva kare buri wese agira ibitekerezo azana impamvu ngo abakinnyi ngo APR yaguze na ese niba ufata Maduzo ni kapiteni wa Tiki Mazembe ari uri mu Masimba ukaba yabaye umuswa none abaye umuswa ageze muri APR ikibazo nakundaga kubabaza mukavuga ngo ibintu mvuga sibyo ugayireba kapiteni wa Stade Mali uri mu matsinda none sabaye umuswa ageze muri APR ni mwarimu yo nareba uboneye ikipe ikintu idashaka ububona nyine nta fiziki ifite none se niba idatoje nkajya mu kibuga ngakina iminota 2
nakomeje gukurikirana hirya no hino iyo urebye imitoreze ya Tarebu ni ukwirukanya iminota 20 mbese uba usanga nta sisiteme dojagira ntayo ibintu ni uguhagarika mu kibuga gusa ntiwamubaza ngo akinye kangahe none se ubwo ko turenganya n'abakinnyi ubwo abakinnyi bazajya kwihagarika kandi burya umukinnyi akina ibyo umutoza yamutumye yanamutoje cyane rero hariya njyewe nakurikiranye mace kubera ko njyewe ntabwo numva ko nzagwa ku kibuga kubera Tarebu ni ekipe yanjye ndayikunda nzasubira kuri stade Tarebu atakiri murape nabikurikiranye sanga ni umutoza watsinze undi ntabwo ari abakinnyi bakomeye Gor Mahia ifite ahubwo tugiye kuri seve z'abakinnyi twasanga seve za APR abakinnyi ba APR aribo bakomeye gusumbya aba Gor Mahia ariko kubera ko coach wa Gor Mahia akomeye gusumbya Tarebu icyo kintu yamutsindishije turamukatije turabakurikira hano mu bigogwe. Sawa cyane urakoze cyane Jean Claude. Claude umutoza Sari gato warumbwiye Jean Claude watubwira ni umukunzi wa APR ni umudamu nawe akunda APR mode nawe ataga igitekerezo cye turacyumva dukeneye umutoza rwose ibintu ntabwo baba umutoza babazane kabisa bakuraje nawe so mu bigaragara APR ikeneye umutoza kandi n'abayobozi bari kubitekerezaho uko biri kose inama yarayibaye buri hari ibintu byinshi muri buze kumenya byagiye bivugirwamo ku munsi wo kuwa mbere tuzagenda tugarukaho. Murakoze cyane sawa namwe murakoze cyane kabisa mudutabarize afande General James Kabarebe amanuke afande studio afata ibyemezo akakamenyero ntabwo kaba impamvu zitandukanye turaziranduwe pe barabyumva izo mpamvu ntabwo zigomba kubaho barabyumva urakoze cyane Jean Claude na madame sawa Divi ubu noneho ngendemeranyije 100% sindi kwemeranya ibyo navuze ukumva n'abafana atari byo navuze ngo ikipe ya APR nta gitoje na gato nitoje pe cyo kiza ku mwanya umutoza bita Tarebu nakubwiye ngo nari nabivuze nababwiye ngo umutoza wa Gor Mahia we yize amayeri yo ariyo yose yaciye mu buryo bwari bwo bwose ashaka impamvu ariyo yose yatsinda nugira ngo uyu mukino wa Resport niba mufashije iravuze tereka nzishuke araza azana abakinnyi atari kuzakoresha abantu twese mu mitwe yacu tugenda twishyiramo ngo Gor Mahia iroroshye Rayon Sport iri hejuru buriya Rayon Sport nayo nujya kureba uzasanga nta kintu kirimo cyane kubera ko ni yabona igipimo ntabwo irakibona nayo ntabwo irakibona reka ni Gor Mahia irakomeye pe twambuke tuva ku ikipe ya APR FC na Gor Mahia turebe n'indi mikino iteganyijwe kuba kuko uyu munsi hari n'imikino yo muri Sekafa Kagame Cup 26 iri buze kuba ikinwa aho ikipe ya Simba iri buze kumanuka mu kibuga na Mogadishu kuyisetse ati urumufana baravuga ati amatsinda si ibintu byacu mu Rwanda rwose birakora gataho ngaho nahise mbona ko abatoza b'abazungu APR ishaka izabave ko n'amakipe akomeye ari kwitorezwa so reka tugende uyu munsi hari bukine ikipe ya Mogadishu n'ikipe ya Simba bari bukinire hano i Nyamirambo ubwo Simba niriwe yakiriye mbere yaho gato ariko ku isaha y'isa 9 barakinye Singida Black Stars ndetse n'ikipe ya Jamus kamace keza match nziza rwose ibintu bita Jamus rwose uraburi Nyamirambo ubu kugeza isaha ari Simba ubu ni ikipe yanjye kukumva ejo na postinze ifoto video ya Simba maze kugira aba followers bagera ku 1000 bavuye kuri iyo video Suleiman Muharimo harahari so ubwo rero kadukomeze umusore kadukomeze tumanuke tugende tubakubita amavideo hamwe namwe mu myitozo ikipe ya Simba ejo yarakoraga yari imeze neza cyane yakoreye mwapere habera imyitozo y'ama ekipe atatu akikisi beni twageze dore ngiyo rero Simba yambaye neza pe
izi jezi yarazikunze ya mode wigi igomba kwambara neza mode uji ikipe ifite amafaranga imeze neza ya uriya udutetire mu mutwe se ngire kapiteni amakipe ngazana abakinnyi bakaba batarabona jezi ibyo byaka ntago hano wabibona oya ntago ari kapiteni wa musore utazata abantu muri file so iyo rero ni ekipe ya Simba Sport Club yo mu gihugu cya Tanzania witabiriye Sekafa Kagame Cup mu mwaka wa 2026 ni umukino bari buze gukina ku isaha isa 12 za hano i Kigali ubwo ni saa moya z'iwabo saa 9 hariwe habanje Milana babwiye ni ikipe rero yakoze imyitozo ubona ko ni ifitemo abasore urabona nk'umuzamu kunangana nyamaswa nibajije ibintu muri Tanzania barya nabibuze ni ibisore n'abantu nyine ubona bafite ibibaraga bafite n'umwitozo bafite ines coach wabo ameze neza cyane arabakoresha avuga ati we ibintu by'ubunebwe mu bireke ibona kiri muri mood kabisa ni equipe imeze neza yari iri muri mood ubona ko yiteguye gukina na Niria Mogadishu yo ni ingiye yakoze ku itara yego yakoreye ku itara ko yakoze Simba ivuyemo bahageze Simba igitangira imyitozo abo ngabo Simba akoze bari kuyireba ni equipe ubona ko yazanye squad ntoya ntago ari abakinnyi benshi rwose yazanye ariko kimwe mu bintu nzi kuri iyi equipe ngo ni equipe izi kwikaza imeze nka yandi izirika ni Aritasura ari hariya muribuka ko hari indigenzi yayo iheruka i Kigali yarayo muri yahariya muri Somalia yitwaga Didika yakinira APR mu mikino ya Champions League urayibuka Gadidika murayibuka ibyabaye oya sera uribuka ko bakinnye imikino y'abisibiri bayikiniye i Kigali umukino wa mbere bakanganya na APR umukino wa kabiri APR ikaba ari bwibatsinda 2-0 cyane 2 kuri 1 ni 2-0 bibiri kimwe yinjiza igitego abanje yarayibakibanje ni 2-1 ngo ahubwo bishobora ko baranganyije bagakizwa nayo mu avantage bakunuze kwa APR yatsinze iri hanze so rero ni iyi ngiyi niyo yatwaye shampiyona 2024-2025 niyo shampiyona yabo hariya muri Somalia ngigitanga akazi ngo yigeze gukina na sinzi match yo kagoramo na Al Hilal ngo baranganya sinzi turi bwitege ko yahagarika zaba bameze neza Use Simba barahagarara imbere y'abasore ntago bahagarara imbere ya team ya mwana mu cyara bukishi cyabo bari kuvuga hariya nta kintu watoraguramo ni cyara bukishi ntibibaho ntago ashaka gukoresha icyongereza aha Somalia bakoresha cyara tukiri aho ngaho tukiri mu myitozo ubona ko batashakaga kwegera baro cyane nubwo barangiye byaragiye bazikozeho nubwo bitabaye umwanya muremure ko urabizi ko twemerewe gufata iminota 10 gusa ikintu nabonye cya mbere bafite touch ya baro n'abantu nyine baro barayumva pe technique abenshi muri bo cyane kubona ko badafite n'ibibaraga by'umubiri n'abatekinisiye so n'abatekinisiye rero ni ugutegereza tukareba ngo biraza kuba birangira gute iyi mikino kandi baraza kuyikurikira kuri Damuke TV baraza ko bayikurikira hano live nk'ibisanzwe abakunzi ba D-Sport abakunzi ba Damuke muri rusange nimuze kura ngo cyangwa mukererwe ko iyi mikino yose iraryoshye etse nushaka kujya kuri stade kuyireba yagerayo nta kibazo cyane n'urugo rw'imikino kino yose biri hano nta kibazo na kimwe kabisa abantu bagiye baza bakore sub baze tubane cyane karaka match keza raba ari match nziza igenda cyari ko babwiye ko iyi equipe twabonye ko ifite touch ya baro Simba nayo Trace ni equipe ikomeye hano mu karere ifite amazina akomeye ifite mu bamwamba urabizi ko bahari yaguze abakinnyi bashya ba Nathanael ba Simba na Jairud iterwa inkunga n'uraho yaramfatanye ko watega inkunga ura campaign ya betting naye batera inkunga Sport Betway iriya bambaye Betway ndayibona muri Premier League muri za so na ama equipe rero agiye ameze neza cyane ntago twagize amahirwe yo kujya gufata imyitozo ya Jamus kuko twagezeho Jamus isoje iminota twemerewe yarenze ikipe ya Singida nayo yakoreye Remera apa ko baratubwiye ko ikorera inyamirambo birangira bari mu bijyanye Remera bigoye kubona amashusho yayo kandi dukomeze twirebereye Simba twirebereye Mogadishu tuzare kwitega imikino uyu munsi dufite hari imikino myiza cyane ko nk'iyo Singida nk'iyo Jamus ndetse ko njye mpamahirwe menshi Singida Jamus irabirya da
ariko ni amakipe ubona ko atari manini cyane, amakipe ari aho ngaho asa nk'ayegeranye kandi ari amakipe asa nk'ayegeranye, niyo makipe akina umupira mwiza ko baba bari muri kompetisiyo hagati yabo abantu basa nk'aho bajya kureshya. Sinzi niba ariko namwe mu byomba. Aya ntago wagereranya na Jamus na Singida. Singida ni hano ni maka kuri Jamus. Icyo cyako si umwana n'uwaye. Ariko uyu mwana n'uwaye. None se Jamus ifite ibihe Singida Jamus ni ikipe zitangana. Jamus ntago ziri ku rwego rumwe. Ndavuze ngo zijya kungana nshitima, ntago zingana. Ubu urafata Singida uyigire shire iruhande rwa Simba. Byibura duvuze ko Jamus irihuye na Simba, twavuga ko Jamus irutwa cyane na Simba. Ariko kuvuga ngo Singida na Jamus ijya kungana, aho ngaho nta kosa ririmo. Harimo balance, bakumva n'imitsi. Uretse ko Jamus nayo yivajya muzi ko ihore sezera abantu izana abandi nk'ubu harimo abashya bataremara n'ibyumwezi 2. Jamus yo ntago nyemera, ntago turi inshuti kweli. Oh yes. Cyane Jamus cyakoze icyo umunsi ni inkombe kandi yemera, ariko njye ntago yari yanyemeza pe. Irabirya. Nibuze kubirya se. So nuko rero bimeze, nuko ku munsi w'ejo byari bimeze hari akuriktere. Umuntu wambwira ngo ntiyambonye kuri stade Amahoro nizeye ko ari kubonaho narindi. Ari wagiye mu kazi. Naho ngaho ngiye nari nakoreye. Mukanya tugiye kugiremera gukora imyitozo ya Al Hilal na equipe ya ni imyitozo ya Rayon Sport, turi bukurikirane imyitozo ya Taska, turi bukurikirane ya KVZ. Yego. Iyo tugenda tuyikurikirana gake. Ashambege ni Murera na KVZ. So mwese abantu izi video muri kubona hano abantu badukurikira bashaka kuzisanga kuri YouTube channel zacu ziriho, bakareba imyitozo ukuntu ari meze muri rusange, ngamujye mwikora kudusharinga mu duhe n'ama comment yanyu abakenewe hariya mu ma video. Ibitekerezo n'inyunganizi byose biremewe cyane kabisa. Sikafata ajyanye murindi nyine bimeze neza. Tukareba ko spectacle turi buze kubona, tuza no kuyibona, twabonye iri joro turibuze no kuyibona uyu munsi. Ku munsi w'ejo twabonye spectacle kuri rwego hejuru, twabonye amakipe tubona ibyo tutari twiteze. Kamubwire ngewe siniteze kongera kubona kipe zirya ibiganza sinzi. Jamus iraheza. Jamus urumva nta kintu kirimo. Jamus kwitera 5. 3. Biragoye cyane, biragoye. 3 irabirya. Ako nako nyine Kigali harashyushye ubona ko nyine iyo hari imikino ejo turi muri match hasi haciye abafana nk'ibihumbi bape. Banavuvuzera barazivuza gukumva nawe ubwawe wabakurikira, ariko ntibari bazi ko gahunda ari ukurya 5 ikiganza cyose. Aravuga ati n'ubundi mu Rwanda twifitiye sekafe 5 tego 5 ntacyo byabita kibi ni 6 cyane uzi kwisiga amarangi kwiguzeguruka no kurya byanga. None nashatse kubavugisha abafana ba APR barambwira ati turi kuri parade wapi biragoye. Birababaza mama. Iyo babimenya ko ari byo bararya baravugishije. Iyo babimenya barakuvugishije. Batashye. Bikomeye cyane. Umufana twaganira ati ngiye twatsinzwe nta kintu mvugana n'umugore wanjye. Ndandyama sinanarya nagahindukira. None uwo mugore wabigendeyemo yirumva ni ya mupira nyine umugore wabigendeyemo kubera ngo ikipe yatsinzwe. Asanga umugore nawe ari umureyo. Yaza akabigutura. Kandi wabonye ko uku kwezi kw'igikombe cy'isi ariko kwavutsemo abana bake, kubera ko abagabo guhura n'abagore byari gake cyane. Kandi se bari guhita bavuga kandi nyine nyine abantu bajya kwipimisha ubwo babara abantu bajya gupimisha. Ndasaba ipima igeze ku meza angahe? Bayipima none se abasamye kigiye kurangira ko basamye bose barababaze. Abagiye ubwo babara bagiye kwa muganga. Hano harimo inshuti yanjye ikabya wana abonye ikintu yo korana imyitozo yambaye ku munwa. Ngase muvadi uriya yitwa Papi. Ni umwe mu bakinnyi bagenda cyane muri iyi equipe. Ko yakinzeho nyine ari mu myitozo. Urandi buze kumubaza icyo kintu kigufasha iki? Ikinyarwanda aracyumva. Nta kinyarwanda azi cyane kabisa. Nta kinyarwanda, nta muntu uzi ikinyarwanda muri iyi equipe numvishemo. Iyaba hari tuba twaramwumvishe. Nta n'umurundi urimo. Niyo yaba arimo nabwo avuga indimi zimwe n'abari nabo bavuga indimi zimwe bakoresha icyarabu cyane kabisa. So nyuma y'umunsi wa mbere
mu itsinda A bakina imikino ya Sekafa Kagame Cup dusa n'abasoza Jiribe ni iki twakwitega kuri iyi Sekafa nyuma yo kubona umunsi wa mbere uko ugenze? Ikintu twakwitega kuri iyi Sekafa cyo ujyanye n'imikino iri uyu munsi n'ikurikiraho hazabaho gutungurana kw'amakipe nicyo niteze. Ntuzabone ejo hari ikipe zigaritswe ntutungurwe no kubona uyu munsi hari izigaritswe. Hazabaho gutungurana uko twabyitegaga siko tuzabibona. we harimo gutungurana gusa. Thierry abakunzi mu mupira w'amaguru bitega iki kuri Sekafa Kagame Cup 2026? Ni Sekafa mbere na mbere abakunzi b'umupira w'amaguru hano muri Sekafa birumvikana ni muri Afrika yacu nibitege ko bagiye kuryoherwa ku munsi w'ejo. Hari ukuntu abantu bafashe Sekafa kari irushanwa riri aho ngaho risanzwe, ariko ku munsi w'ejo twabonye ko ari irushanwa rikomeye, twabonye ko ari irushanwa ritanga spectacle, twabonye ko ari irushanwa riryoshye, twabonye guhatana hagati y'amakipe yombi, twabonye gutungurana. So rero abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange bakitega ko bagiye kuryoherwa n'irushanwa. Ejo ku munsi w'ejo byari intangiriro match niba zaragenze kuriya, ntekereza ko amakipe ari kwigana. Ni haryo ubwo Sekafa iramara iminsi ingahe? Nk'icyumweru se buri icyumweru kirarengaho iminsi, gishobora kuba kirenga. Amakipe ari mu Rwanda kandi nabonye ari menshi cyane, irarengaho iminsi kuko finali izakinwa ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani. Numvikana hari igihe kinini. So rero abakunzi b'umupira w'amaguru by'umwihariko abaherereye hano i Kigali, abaherereye mu hirya no hino inshuti zitwegera hano mu Rwanda zibasha kureba match, nekereza ko bazaryoherwa bijyanye n'umutekano igihugu cy'u Rwanda gifite, bijyanye n'uburyo amakipe yitaweho. So nekereza ko ni irushanwa rizatwarwa n'umugabo, rizatwarwa n'umukinnyi na ekipe ifite imbaraga, kubera ko amakipe yose urabona ko afite, kubera ko noneho twagize n'Imana turi mu itangira hafi y'itangira ry'amashampiyona. Abenshi amakipe menshi yaraguze, so abakinnyi bakeneye kwigaragaza, nibyo biri gukomeza iri rushanwa. So nekereza ko rero abakunzi b'umupira w'amaguru by'umwihariko abakora umupira wa Nyafurika bazaryoherwa cyane. Ngiye ikintu niteze kuri iyi Sekafa, ni Sekafa izatwarwa n'ikipe ikomeye, ni ikipe mvuga ko ikipe y'abagabo. Nicyo niteze kabisa, naho undi kuryoherwa byo tuzaryoherwa. Ahubwo icyo dusabwa twe ni ukujya ku bibuga tugakurikira Damke, kubera ko tuzabagezaho match zose. Nicyo dusabwa twebwe nk'abafana, naho abakinnyi bo amakipe yiteguye kudushimisha, twarabibonye ku munsi w'ejo ubwo Sekafa yatangiraga divi. Reka dutegereze turebe iyi Sekafa ngo izasiga iki. Cedro, ndakubaza ikibazo gisa nk'icyoroshyemo ariko none gikomeye. Ni iki ama ekipe mu Rwanda cyangwa se abakuzi umupira mu Rwanda bagomba kwigira kuri Sekafa nyuma yo kubona ama ekipe yitabiriye n'imikino bari gukina? Icyo amakipe mu Rwanda isomo dukwiye gukuramo nuko icyambere cyo turi buze kubona ukuri cyangwa se ishusho ngari ya ekipe dufite muri rusange, ya ekipe tugiye gukoresha muri sezo igiye kuza, sezo 2026-2027. Tugiye kubona ishusho nziza, kurumva niho hantu tugiye kubonera ama ekipe yacu uburyo yubatse n'igipimo cyiza. Rero icyo dukwiye gukuramo, tugiye kubona ishusho ngari ya ekipe muri rusange. Tugiye kubona APR muri iyi Sekafa, itwereke APR tugiye kubona muri sezo ikurikiraho. Tugiye kubona Rayon Sport igiye kutwereka nyine ni Rayon Sport ihagaze gute ugereranyije, urebye recruitment yakoze, ni Rayon Sport izaba imeze gute. Nabako isomo rikomeye cyangwa se icyo ama ekipe yacu azungukira gikomeye cyane muri Sekafa, igiye kubereka urwego rw'abakinnyi baguze. Tugiye kubona level caliber y'abakinnyi mwaguze. Urumva ntabwo turi bujudging kuri match ya mbere ngo tukaraba abakinnyi, ngo navuga ngo ntabwo ndi bukaraba abakinnyi burundu. Nanjye ndavuga ngo tugiye iyi Sekafa iri butwereke ishusho ngari y'ama ekipe yacu azanasohokera igihugu, kubera ko na ama ekipe azajya muri Confederation, ni Rayon Sport, ni APR izasohokera igihugu muri Champions League,
ayo ma ekipe rero tugikunda turebe ese signing mwakoze muradeservinga kuzajya hanze y'igihugu mukaba mwahishemo igihugu cyangwa urabona ko bikigoye cyane haracyari urugendo rwo kwiyubaka. Ese sezo igiye kuza tugiye guhangana na Nazari Al Hilal na Emelec mwiteguye gute kuzaza challenginga? Ni navuga ko igipimo cyiza kiri muri Sekafa niho hantu tugiye kurebera ama ekipe nabo ko nicyo kintu gikomeye ama ekipe y'iwacu azahakura gikomeye cyane ko ntago babonye na recruitment zirakozwe ariko ntago twagize amahirwe yenda yo kugira ngo turebe ahandi hantu turi babonere. Haje rero competition igiye kubatwereka igiye kubashyira ku itara itwereke ngo ikintu cya umeze gutya twabonye urwego rwawe. Rero niho hantu tuza nabanga isomo rikomeye cyangwa se icyo bagiye kwakura yaba Rayon Sport ndetse na APR. Icyo navuga wenda ku cyo kwitega muri competition ni uko tuzabona spectacle ku kibuga, mpira n'igitego kandi ibitego birimo birinjira. Rero umufana kuza kabona match n'ubusa ku busa 0-0 0-1 oya match ebyiri za mbere zabonetsemo ibitego 8 urumva ko ni tournoi, ni competition irimo ambiance, irimo spectacle, gukina ku mpande zombi zaba ari byiza. Abafana bazaryoherwa n'umupira w'amaguru, cyarye kinini bari bamaze bataza ku kibuga, championnat yararangiye, bazaryoherwa muri rusange. Ikindi gikomeye wenda